Muraho neza, mbanje kuba nabasoza mwebwe mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye ndetse hirya no hino. Murabizi ko tugenda tubagezaho amafilime agiye atandukanye ndetse agiye akundwa ku isi, ariko se waba wararebye filime Krish ukareba igice cya mbere, ukareba kabiri, ukareba na gatatu, muri izo filime zose ni iyihe yagukomyemo? Rero ukimara kubona iyi shusho uhita uvuga ati Krish kane ati yaje. Iyi filime ni iri gutegurwa ndetse igategurwa na n'iyindi filime bita Bahubali gatatu. Izi filime rero bishobora kuvuga ko zishobora gusohoka muri 2027 kandi zigasohokana n'indi filime bita Krish. Rero abantu benshi cyane byabakomeje kuba byabatera amayobera bitewe n'uko bategereje Krish kane, abantu benshi cyane bakaba bakiri kuyitegereza barayibuze. Iyo ugiye kuri YouTube ugasangamo Krish kane uhita ubona ukuntu irimo kwakitinga ndetse n'uburyo irimo gukorwa. Iyi filime rero ngiye kubwira uburyo iri gukorwamo n'uburyo iyi myaka yabaye myinshi cyane kugira ngo itinde kuba yasohoka. Iyi filime ubundi bivugwa ko kugira ngo abanze bayitirize neza bayitoze byabasabye ko bazayitoza imyaka 2 ndetse kugira ngo abakinnyi bazabe abakiteri kugira ngo bazabashe kuba babikora neza, ariko byaragoranye cyane kubera ko article shanse cyangwa bita Krish yakinaga ahantu habiri, kuko bivugwa ko muri Krish gatatu hari aho byasabye ko Krish aguruka mu kirere ariko bikangombwa ko atazabibasha bitewe n'uko article shani ashaje. Byabaye ngombwa ko bazashaka umwasizi kubikora neza agatumbagira mu kirere bikamera nkaho ari Krish wari uri kuguruka. Iyi filime bivugwa yuko rero iri gutinda cyane bitewe n'uko harimo amayobera menshi cyane kandi akaba ari filime izaba ifite amasaha 3. Urumva ni filime izatinda cyane, niyo mpamvu yatinze kuba yagera ku isoko bitewe n'uko ari nini cyane. Abantu benshi cyane bo bayitegereje yuko iyi filime izasohoka kandi igasohoka iryoshye. Biri kuvuga ko yashoyemo ayangana na miliyoni 35, ariko se nigera kuri